aya mateka n'ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana kandi bifitanye isano n'amateka yacu. Ndabaha urugero. Muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa zimaze iminsi. By the way, mu ntambara za East African Community, mu ngabo za East African Community zijya kujyayo, habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishakaga. Turabyemera pe, turababwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo, tutahubwo nimutugirira neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo, ikibazo kireba u Rwanda. Nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho. Birangira bityo. Hashize igihe gito barazirukana. Kongo, leta ya Kongo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Ariko muri uko kuzirukana, Kongo ihitamo kwirukana abandi, isigarana abandi. Mu bo yasigaranye bamwe, isigarana ingabo z'u Burundi. Biravuga ngo ni musigaraho kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho nabwo bufitanye isano n'amateka yacu. Baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC, barazizanye. Birukanye za East African Community, bazanye iza SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini. Uziko nafashe telefona Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye, u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye,
ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Atoya barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Byaho biguma ari urujya n'uruza. Ibyo byose rero, hanyuma niba mwibuka ahantu za Warikare hari imirwano yahabereye, ndetse abantu in fact aba badufashije kugera kuri aya masezerano baradusaba ngo dukoreshe ubushobozi bwacu, dusabe bariya bari bagiye za Warikare n'iki bahave, noneho bahereho bashaka uburyo bwo kumvikanisha abantu ngo twinginga bahafashe barwana hariya hakurya FCM 23 barahava basubira inyuma. Bakimara kuhava batyo, ingabo z'abanyekongo ziraza zirahija zirahafata. So tukabwira izi nshuti zacu badusabaga ngo tugire intervention, twabwiye tusubu muzongera kutubwira ngo dufashe tubikore kandi haba ibintu nk'ibi ngibi bijyaho. Nanone urujya n'uruza baguma babiganira bati tuzabwira bariya, tukavuga ariko barahera aha barakomeza barwana n'abo twabwiye ngo basubire inyuma. Ibyo byabuze uko birangira, biba uko byahindutse nyine gutyo. None n'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano, na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira, n'ibihumbi by'Abarundi bari bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko Abarundi bangana batya, izi ngabo z'Abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, erega abantu baratakambye habura batabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo ni u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ibibazo byacu biri muri Kongo,
FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho, FDLR ni bake, ariko mwari mwagera muri mwe ntabwo muzi mutoba hafi aha, muzageyo murebe interahamwe bahoze n'abasirikare ba kera, kuko baratubwiraga ngo interahamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho, ngo hasigaye hariho abana babo. None se anyway, ubwo ntabwo numva neza ikibazo tugomba kwikorera, ariko nibura habura n'uvuga ati reka ntibikoreze bombi. Abantu basinye amasezerano ni babiri, ariko umuzigo ugomba kwikorerwa n'umwe. Ushaka gushyira mu gaciro we nibura uwo muzigo ntuwikoreza abo bombi uko ari babiri. Niba umwe waba umubeshyera umushyiraho ibitari ibye, ariko nuko bimeze rero n'ubu biracyari urujya n'uruza, ntabwo birasobanuka, ariko biracyakomeza. Ariko imijugujugu, threats, ibintu byose bivuga ko u Rwanda bagiye kurufata bakarusibanganya ntibigira umubare, buri munsi. Ntabwo nsinzira, bahamagara telefone iraje buri kanya, hano bukira ahandi bukaba burakeye, nkakomeza ku kibazo buri muntu wese azi, buri muntu wese arakizi, ariko u Rwanda rugomba kwikorera umuzigo. Ariko rero kwikorera umuzigo byo tuzawikorera, ntabwo twabigira, ariko hari uguhitamo, aho umuntu agera agahitamo. Niyo byombi byaba biri mu rupfu, ushobora no guhitamo uko wapfa. Ariko ibyo bakora, abo babikora abo bose birwa bavuga n'ibitari byo, niba bashaka amahoro cyangwa bashaka igisubizo cy'ibibazo dufite muri aka karere, iyo ukoze ibitari byo ntabwo bikemura ikibazo, ahubwo bizana ibindi bibazo byiyongereye kuri ibyo bya mbere utakemuye. Icyo uvanamo gusa, nta kindi. Ariko njye nagira ngo turi mu nzira ishaka gukemura ibibazo, kandi ntabwo wakemura ibibazo by'umwe ngo iby'undi ntubikemure, ahubwo undi ukamwikoreza ibibazo by'uwo nguwo washatse kubera ku bye.